Kamirin. Ladies and gentlemen, put your hands together for Joshua. Uneye kwiheba, uneye kwicuza. Aha. Konguki? Baburu konjira, nabiri ibyuya mu ntoki kubera wowe. Kutakuba DJ vuga kuyogaki. Akino ndirimbo yo The Ben ayishyira mu cyongereza kuki yabirimbye mu kinyarwanda gusa. Nakano gapati umutima uratitira nkaburu konjira nkabiri ibyuya mu ntoki because agashyira mu cyongereza byari gusoundinga neza. My heart pumps, I feel what to do. I sweat in my hands because of you. Urumva byari gusoundinga neza. Ako u Rwanda ruramutse ruvuze ngo abahanzi mwese indirimbo mwarimbye muzishyire mu cyongereza wabona filime hano we. Ha indirimbo zitahinduka. Nka Christopher ubanza nkukunda nkakabya. Ubanza nkukunda nkakabya wayisobanura ute kweli? Chokoza wenda Bruce Melody wo bishobora gukundaho gakeya kuko hari uburyo aririmbamo. Dijara karimbo waba ufite ka Bruce Melody byibuza hari uburyo nyine urimba ukumva wagasobanura ndahita ngasobanura. Aha. Assist me and I feel it. Aha. Please, I beg, please give me under. Aha. Harabanzi bitakunda. None se urugero tuvuga urugero nka Aline Sano. Aline Sano hari ibintu aririmba nawe nandera narumaga. Nkiriya ndirimbo baririmbye. First of all, the song title is complicated. Indirimbo bayita niba ari inyanja y'amazi, niba ari amazi mu nyanja, sinzi uburyo bimeze. Ndagira ngo yakabaye amazi yari Nesano winda aho byasa nkaho bimacha, nsa nkaho gakina ako kantu ni translating nayo. Vani byaho nacho bivuze. Just take away your balls. Alai wa kibaru, icyongereza no kiragoye. Gusa anyway, ku bantu bose mwamuri hano niba uzi kuri umugore uri hano like you mama, mu byukuri buri mugore wese uri hano mumuhereza amashyi aho yicaye n'umukobwa. Ya nimwe bantu mutuma abagabo n'abasore baboneka hano muri Genesis. Ndakubwiza ukuri ino show iba yari y'abagabo gusa ntago bazaza baboneka. Ariko umugore yari yakubwira ngo ndibuze muri Genesis yabikuye mu gitondo. Sheri uyu munsi twajya muri Genesis ntago turi bugeyo. No, you promised me you have to be in Genesis comedy show. No. Na amafaranga mfite. Please honey, let's go. Joshua is going to perform. Muhindi is going to perform. Mushumbe, we have to be. Nakubwiye ngo na amafaranga mfite. Abagore bagira inzika ahita gucunga ninjoro ukeneye wagwani. Kavuga ndaza kureba nawe. Cyo gihe ahita ajya kuburira aryama nka komando. Uwo kagira ngo yasinze kugira ngo none akwereke ko ari seri yahita kubitamo n'umukasi. Sha kugira ngo ukagira ngo arasinzire waza wari wabona nk'umuntu w'umugabo ukabona ni papa wawe ari kwiginga umugore nk'umwa nyine wagira ngo ari kwiginga nk'akana gato. Urugero nka buryo we biri abayivugisha ukabona ari gusaba imbabazi umugore sha nk'akana gato yashizemo umukasi. Sheri iki nyine nagiraga ngo ari uburyo umva reka nkubwiza ukuri nta n'ikintu na kimwe kiri uyu munsi uyashirimba barira no kuri kwima nta na kimwe niba mbirije kujya muri Genesis comedy no kuri shirimba barira no kuri kwimana umukasi nashizemo bantu utawubonye reka nshiremo n'undi ukagira ngo uri bunyure inyuma gashiramo nakandi no kuri shirimba barira pe ukabona umuntu w'umugabo nkamuyoboke ari kwiginga mbabarira no kuri kwimana nago nzongera pe mbabarira. Agore biki gihe bari seri. Okay, niba utazongera kanda akanyenyeri unyishirira umwaka wose muri Genesis kanyenyeri. Ananje bino bintu dukora sizaho bizatugeza. Kabona umugabo wari uri seri amasegonda 3 yageze ka Gitumba. Abyuka yitonganya mana ya wa mugore we sinzi impamvu buri gihe uneje buri kanya ngo Genesis nibo bakurongoye.
mugakambwira reka ndabikunda Jeni nibo bakurunguye sheri none se ugiye ngwino ngaruka nkonjya he barivumbura. So niba uri umugore uri hano nyamuneka ihe amashyi kuko muraba agaciro hano muri Jen's Comedy. Yaman. Mu byubahiro byanyu namwe turabashimira. Sitting in a VIP, it totally shows me that binyerekanye n'abana bawe ibyo bari gukora aka kanya. Ubu hari abari gukora homework VIP nyine kuko hari ibintu biba bitandukanye rega. Abantu bicaye muri VIP n'ibiganiro baba baganira biba bitandukanye. Ubu I know ejo ni konje ariko uravuga ngo reka mve hano muri Jen's njye kuryama kare njye kuri machine mu gitondo hari ibintu ngomba gutegura iki ariko hari amanegeka hari ibintu nabo bari gutekereza hari ibintu nyine runaka abantu bari gutekereza. So I can tell what your kids are doing right now. Hari abari gukora homework, hari abari gukina game station, hari abari gukora iki n'iki urumva ariko twebwe iwacu ngo ndabizi nibwo bari guteka ubu bose bafite amasafuriya bari kureba izirimo umwenge niye turi butekemo niye biri bugende. Ako mwe mwabona abana b'abakire giye kintu nkundira abana b'abakire n'uburyo baganira. Giye natungwe no kujya mu kigo cy'amashuri umwana yari ari gucomplaining teacher James has refused to give me a password of the Wi-Fi. Nyumvira nk'icyo kintu umwarimu akamubwira ngwino nkweze password nta kibazo niba atari kwiguhereza. Urumva ngo ibintu baba baregana biri VIP mu gihe twebwe aho nize umwana hamagara umwarimu mwarimu akanga kwitaba akahita muhamagara mwiza nseka nabo we Rutika ngaranutse ngo mabere ya nyoko. Ni ibintu biri design just n'uburyo batukanamo njye nagiye ahantu muri famille nsanga umwana ari gutuka undi wa gipolisi we umwana aranarira mami Cynthia aranutse agututse ngo iki dadama police. Nyumvira nk'icyo gitutse mu gihe twebwe ibana umwana aragutuka agabishyira mu nsigamigani fata agafuni mfata kandi tujye guhanura imvuza zabore mu gutwi kwa nyoko. Thank you so much. My name is Joshua. We're